birori ijeterere ngaro zawe Yesu mujuni ese nigoro mukamagina mu ngaro ze kwara kwijuki abantu barija kutangara ibikomeye Imana ifite mu maboko ye umunsi umwe azakwibuka Imana ishimwe cyane umunsi umwe azakwibuka abantu bose utuye n'ijambo umunsi umwe azakwibuka uri landlord uri manager aho ugiye hose batangira ijambo aburo wabe kigambo mukurya bavuga wowe mu nzira bavuga wowe iyo bagiye hose batangiye kuvuga izina ryawe Imana ishimwe cyane haleluya haleluya hari ubugeni uruko Nyarwanda giye kunanira Imana ishimwe hari pate kandite pate hari pate zirahari ariko pate yo gushingira ntabwo ifanana niyo mbese niya graduation sibyo Imana ishimwe cyane pate yo gushingira ntabwo ifanana niya graduation ariko zose bazita iki pate ariko yo gushingira ntabwo bayisetinga niya graduation icyo nshaka kuvuga ni iki kugira ngo uyu munsi ni umunsi wo gusenga none yari umunsi wo gusenga ntabwo gufanana n'umunsi wo ku cyumweru cyangwa wo kuwa kane shaka musobanukirwe neza navuze ngo icyambere shaka gusohoka kwigisha wongera nkaburire pate yo gushingira ntabwo ifanana na pate yo graduation cyangwa pate yo kwinjiriza cyangwa nka pate yo gufungura urusengero nkuru ntabwo bifanana sibyo ibyo murabyumva neza aha none tuyo tuzanga mu rusengero umunsi wo gusenga wo kuwa kabiri ntabwo ari ngombwa mu porogaramu tuzishane n'umunsi wo ku cyumweru cyangwa kuwa kane biratandukanye wanji Yesu asimwe muno amene tatigira we I want for you Imana ishimwe cyane haleluya umunsi wo kuwa kabiri na n'umunsi wo kuwa kane na n'umunsi wo ku cyumweru mu rurimi rumwe byose babyita gusenga ariko tugomba kugera mu rusengero tukabitandukanyisha icyambere na cyone uyu munsi wo kuwa kabiri abashaye imisana ariko ku munsi wo ku cyumweru ntabwo bashyiraho ku munsi wo kuwa kane ntabwo bashyiraho ariko ku munsi wo kuwa kabiri bayishyiraho ibyo ni ibisobanura ngo decoration y'umunsi wo kuwa kabiri ntabwo ikwiye gufanana n'iyo ku munsi wo kuwa kane cyangwa ku cyumweru yinjiza mu bwonko bw'uburyo bwo kuvuga Imana ishimwe cyane haleluya abigisha ba Yesu Kristo yarabatumye kuza kuvuga ijambo ry'Imana bagezeyo baragaruka basanga y'umugabo avuga ijambo ry'Imana agasengera abantu bagakira yakira umugeni Imana ishimwe cyane haleluya 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 ngarurira Yesu ngarurira Yesu ngarurira umve neza Yesu ngarurira amen amina amaka ganje Yesu ngarurire ubwiga bwanje Yesu ngarurire mushija banje Yesu ngarurire abana banje Yesu ngarurire umuririmbyi yabivuze neza mu Mana nsubiza shaka amago ganje gagandi gambere
mbere. Shaka umugabo wanje wawe ni wa mbere. Kera nari mfite akazi kagenda neza, Imana kangarurire. Oh Jesus. Amen. Yesu asimu. Umushishikura kwishimiye mu izina rya Yesu. Mutere ngaro zamani. Urakoze kuza, karibu. Amen. Mana ishimwe cyane. Haleluya. None babigisha Yesu arangije kubatuma, bagezeyo basanga ari umugabo ari kwigisha abantu, imizimu ikagenda, amaso akakamuka, mbese ibirema bigatambura. None bo barasenga biranga. Bagezeyo barasenga biranga. Baragaruka imbere ya Yesu Kristo, baramubwira databuja, iriya badutumye twagezeyo, dusengera imizimu yanga kugenda, dusengera abarwayi banga gukira, ariko twasanze y'umugabo yarari gusenga imizimu ikamwumvira ikagenda, yarari gusengera abantu barwaye amaso bakahumuka. Yesu arababwira ati nabibonye byabaye. Arabahamagara ati muzi. Arabahamagara baraza, abigisha gusenga. Wanji abigisha koki gusenga. Arababwira ngo kwirukana imizimu nk'iyo bishaka kwiyiriza ubusa no gusenga. Ni ibintu arababwira ati gusengera imizimu nk'iyi ikagenda, gusenga ukabona akazi, gusenga amaboko yawe agasubira, gusenga abana bawe bakamera neza, gusenga nawe ibisubizo cyawe kikaza. Bishaka ibintu kwiyiriza ubusa no gusenga. Ntabwo ari kimwe gusenga gusa. Uyirije amanika ukuboko, uyirije abandi mwirije, abateyirije namwe marika amaboko, nta kibazo. Basi Imana ishimwe cyane. Iyi ni basi iyo mwita bisi ya NRM, sibyo? Abayinjirejemo bose baba bambaye umuhondo. Wanji abinjira mu basi ya NRM kuja ku mukoro wa President Museveni biharwe, bose baba bambaye iki? Ntabwo wakwinjiramo wambaye FDC ninga Kyagulanyi. Bisobanura iki? Ngo iyo winjiyemo wambaye akakanufu, ko bita akanufu niko ka Kyagulanyi cyangwa FDC ya Besigye, basi yo ntabwo igomba kugenda barakuvanamo. Tumwarura iyo ugezemo mu bisi wambaye akakobita mu muhondo cyangwa FDC y'urugondo, mu basi ya Museveni bari kuja biharwe kubugambana nawe, ukinja mu basi baragusohoza. Noneho aho ubwemerere ukana ukambara bya bintu by'umuhondo. Yona basi imeri yanze kugenda kubera Yona Imana yamutumye Tarishishi, kuko yarameze maze igihe afite uburakari n'Imana. Yona aranga azinenevu gucuruza, yari umucuruzi. Afata ibintu bye y'ibikade abipakira mu modoka zijana abacuruzi, kwena munajya atangira akazi gacuruza. Ariko ageze mu imeri yanga kugenda, kuko Imana yari imutumye kuja kuvuga ijambo ry'Imana ngo aranga aratoroka. Ageze mu imeri yanga kugenda. Yesu asimu ni Mungu. Haleluya. 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 Yesu asimu. Yesu asimu. Yona kuya mu imeri yanga kugenda, kuko harimo Yona. Ntabwo mu minota ya mbere shoka kwigisha.